iminsi yaribaye myinshi. Ariko turi amahoro. Mutegura ibintu bimeze neza muri rusange cyane rwose. Yego nari maze kubwira abantu ko tuza kuba tukwakira n'ubundi hano muri studio za Radio Rusizi. Nari maze kubabwira insanganyamatsiko tuza kugarukaho nkuko bisanzwe, tuba dufite topic nyinshi tugarukaho cyangwa se insanganyamatsiko. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bijyanye tugiye gusobanurirwa ibijyanye n'imihango ndetse nuko babara ukwezi k'umugore. Kuri insanganyamatsiko reka tubanze tumenye ubundi imihango ni iki, kugira ngo n'udukurikiye abashe kumenya hari imihango y'ubukwe, hari imihango Bwana Theo, imihango ni iki? Murakoze cyane. Nibyo, imihango aha turi kuvuga ni ku bagore cyangwa ku bakobwa, ku gitsina gore muri rusange. Ni ibisohoka mu mubiri mu ishusho y'amaraso bitewe nuko nta samari baryabayeho. Aha wenda kugira ngo tubisobanurire abadukurikiye neza, igihe umudamu cyangwa umukobwa ageze mu kigero cy'imyaka y'ubwangavu, reka duhere hasi, hanyuma umubiri we hari imihindagurikire ugenda ugaragaza. Imwe muri iyo mihindagurikire rero y'umubiri harimo gutangira kujya mu mihango, cyo kimwe nuko ku wundi mugenzi we w'umusore cyangwa w'igitsina gabo, uwo twita ingimbi, we aba yatangiye kwiroteraho. Ariko iyo tugiye gusobanura iby'imihango kuko biba ku bakobwa cyangwa ku badame, dusa naho twirengagije gato icyo kwiroteraho kw'abasore cyangwa ku gitsina gabo nyine nkuko nari mbivuze. Hanyuma uwo mukobwa wageze mu kigero cy'ubwangavu atangira kugira imisemburo ye iba yararangije gusa naho yitegura ko wa muntu ageze mu kigero cy'uko ashobora kuba yaba umubyeyi. Wenda ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina, yamara kuyikora akaba ashobora kubyara, mu gihe nyine umubiri we nta kindi kibazo gishobora kuba cyabonekaho cyatuma hatabaho iryo byara. Hanyuma bimwe rero mu bice by'umubiri bitangira gukora cyane muri icyo gihe cy'ubwangavu harimo icyo twita udusabo tw'intanga. Udusabo tw'intanga dutangira kugenda turekura intanga imwe imwe, tutirengagije ko hashobora no kurekurwa intanga ebyiri, wenda turaza kugenda tubisobanura. Hanyuma agasabo k'intanga, umugore agira udusabo tubiri, hari ak'iburyo n'ak'ibumoso. Hanyuma utwo dusabo niho intangangore zikurira. Izo ntangangore rero iyo habonetsemo ikura igahisha, hanyuma iragenda ikajya gutegereza ko hari intangangabo ibaho. Tuzi neza ko imibonano mpuzabitsina ni uguhuza ibitsina kw'abantu babiri, tuvuge umusore, umukobwa, umugabo, umugore. Hanyuma muri uko guhuza ibitsina hakabaho guhura kw'intanga ebyiri, aba ari intangangabo ndetse n'intangangore. Aho rero nibwo hatangira kubaho kwirema k'umwana biturutse nyine kuri uko kubonana kw'izo ntanga zombi. Hanyuma ku mugore, ya ntangangore mu gihe yahishije, ni ukuvuga yageze donc yabaye ko inyuma y'uko ivuye mu gasabo yiteguye kwakira intangangabo. Bivuze ngo iteka ryose yahura n'intangangabo habaho kwikora kw'igi, ari ryo ryagira rizakura nyine rigenda rihindagurika muri nyababyeyi rigahinduka umwana. Hanyuma ya ntangangore igihe yahishije ikava mu gasabo k'intanga, ari nabwo nyine tuvuga ko igiye gutegereza intangangabo, umubiri utangira wo kwibwira ko cyangwa no gutegura ko hazabaho gusama. Gusama no gutwita ni ibintu bitandukanye. Gusama no guhura kw'intanga, ariko gutwita ni ibimenyetso biba bigaragara yuko umuntu yasamye. Hanyuma gusama kwako n'intangangabo yahuye n'intangangore, hari igihe noneho intangangabo itaba ihari, kuko intangangabo ziboneka ari uko wakoze imibonano mpuzabitsina. Mu gihe nta mibonano mpuzabitsina yabayeho rero, ya ntangangore nta kintu iri buze kuza kwimarira. Ni ukuvuga yasohotse, yageze aho bita mu muyoborantanga cyangwa aho bita trompe de fallope mu gifaransa cyangwa fallopian tube mu cyongereza. Hanyuma igategereza
intangangabo. Muri ya minsi abahanga bavuga ko ishobora gutegereza hagati y'iminsi 3 cyangwa 4. Muri ya minsi itegereza intangangabo, wa mukobwa cyangwa wa mudame we ibiri kuba mu mubiri ntabwo abizi. Birashoboka ko mu minsi yakora imibonano cyangwa ntayikore niba nta gahunda ihari. Hanyuma niba nta mibonano mpuzabitsina akoze, bya bindi byiremye muri nyababyeyi byari byiteguye kwakira umwana, barasohoka mu gitsina bifite ishusho y'amaraso. Aribwo rero tuvuga ngo yagiye mu mihango. Mu yandi magambo, imihango ni isohoka mu gitsina ry'ibyari byiteguye kwakira umwana bitewe nuko nta mibonano mpuzabitsina icyo gihe yabayeho. Aha ndatanga n'urundi rugero mu buzima busanzwe. Tuvuge dusezeranye ko nzagusura. Yego. Niba dusezeranye ko wenda nzagusura ku wa kabiri, none turi ku cyumweru. Wenda ushobora gutekereza uti se Theo ko azaza kunsura nzamwakiriza iki? Ejo ku wa mbere niba nkubwiye nti nkunda ibijumba, ukareba hari aho ushobora gukura ibijumba kugira ngo untegurire niba nzaza kugusura. Hanyuma ku wa kabiri byagera, niba twari twumvikanye ko wenda saa 8 turi buhure, ndibuze kugera iwawe, ariko mu masaha ya mu gitondo nka saa 4 nkakwandikira message nkavuga nti ntabwo nkije. Biragenda bite kuri bya bindi wari wanteguriye? Ushobora kubirya cyangwa se waba utabirya ari nje wagomba kubirya jyenyine, sibyo? Tuvuge n'urugero, niba ari ikinyobwa wowe utanywa, icyo gihe ushobora guhamagara undi muntu cyangwa se ukakimena. N'umubiri rero nukumese. Nukuvuga ngo iya ntangangore iyo ikimara guhisha, umubiri uhita utangira kwitegura ko hazabaho gutwita, hazabaho gusama, hazabaho isama. Ariko uwo muntu, uwo mukobwa, uwo mudame nta gahunda afite yo gukora imibonano mpuzabitsina. Isama rero ntabwo rishobora kubaho hatabayeho guhura kw'intanga zombi. Hanyuma bya bindi byiremye mu mubiri byibwira ko biri guteguraho umwana azakurira, biraza gutakaza manda yabyo, niko nabyita, muri cya gihe cy'iminsi nk'3. Hanyuma bisohoke mu gitsina. Aha ndasobanura, wenda hari abantu baza ngo imihango niki, akumva ko ari ya ntangangore yasohotse. Oya, intangangore ni akaremangingo gatoya, ntabwo gashobora kuvamo amaraso angana kuriya, ahubwo ni ibyari byiteguye kwakira umwana. Intangangore iyo ihita ihinduka ibyo kurya by'umubiri bisanzwe. Iyo ntabwo ariyo arabajya batubwira ngo niyo ngo ishwambagurika ngo cyangwa ngo nimeneka ngo ubundi gasohoka. Oya, ibisohoka ni byari byatangiye kwirema muri nyababyeyi, byibwira ko nihabaho imibonano mpuzabitsina wa muntu ahazahita habaho isama, bityo umwana agakurira muri iyo ngobyi. Ireka mbyite gutyo. Yego, icyo rero nicyo cyitwa imihango. Rero imihango ku mukobwa cyangwa ku mudame, ku gitsina gore muri rusange, imihango iza rimwe mu kwezi. Iza rimwe mu kwezi kubera ko ya ntangangore ihisha rimwe mu kwezi. Rimwe mu kwezi intanga agasabo k'ibumoso kagasohora intanga, ya ntanga yahishije ikajya gutegereza, yabura intangangabo, ubundi bya bindi byari byiteguye kwakira umwana bikamanuka mu ishusho y'amaraso. Mu kundi kwezi n'ubundi intangangore y'uburyo gutyo zigenda zakuranwa. Ni ibyo rero, icyo nicyo twita imihango cyangwa kujya mu mihango muri rusange. Mu bisobanuye neza. Ariko hari ubwo umuntu ahura n'akana k'agakobwa kakiri gato ko kabona karatunguwe, ntago kazi ibyo ari byo, cyangwa se umukobwa ukuze ubona ko ari umwangavu koko, gasanga nawe biramutunguye cyangwa se ntazi ibyo ari byo. Nubwo umaze kubisobanura, umuntu agahita yibaza n'iryari ayijyamo. Ubundi umuntu ayijyamo ryari, ko twabonye ko ari umwana w'umukobwa uyigira, ayijyamo ryari? Murakoze cyane. Buri mukobwa, buri mudame agira igihe kiba gitandukanye n'icyundi. Ushobora kubihuza wenda, ariko ubundi imibiri y'abantu ibitandukanye. Ariko wenda mwari muvuze muti hari abatungurwa. Nibyo, iyo akenshi iyo bikiba bwa mbere nko ku bakobwa bakiri bato, ko buriya ubushakashatsi bwaragaragaje ko nko ku myaka 11, 13 ubundi umukobwa aba ashobora kujya mu mihango, mu gihe umubiri we ushobora kuba uri mu buryo buboneye, niko nabyita, cyangwa uri normal nkuko dukunze kubivuga. Ku myaka yiwe 13 gutyo akuzamuka ajya mu mihango. Bitabujijwe ko hari n'ugeza ku myaka 15, 16 atarayijyamo. Hari n'ubwo bishobora no kubaho mu buryo budasanzwe, ugasanga umwana w'imyaka 9
yagiye mu mihango. Ibyo byose bigenda biterwa n'umubiri w'uwo muntu. Hanyuma mwari muvuze muti hari abatungurwa, nibyo hari n'ushobora kuba afite n'imyaka 20 ariko yaba iri mu isoko akabona agiye mu mihango, mu by'ukuri akaba ari ibintu bimutunguye. Yaba ari umunyeshuri uri kwiga, yaba yicaye mu ishuri, rimwe na rimwe n'abanyeshuri bagenzi be bakamuseka. Yaba ari uba muri korari cyangwa uri hehe, ukabona ko kujya mu mihango ni ibintu bimutunguye. Ariko mu by'ukuri ntibyagombye kuba bitunguranye. Ni ibintu bitagoye kubibara iyo utabyitiranyije cyane, cyangwa se utashyizemo indi nyurabwenge nyinshi, kuko burya hari igihe umuntu abyitiranya n'ibindi, wenda ndagenda bisobanura, cyangwa akabona ko ari ibintu bigoye. Ukimara kumva ko ari ibintu bigoye bitangira kugukomerera, kandi hari uburyo bwinshi bwakagombye kugufasha. Ubundi nari mvuze mu kanya nti imihango, kujya mu mihango, umukobwa ajya inshuro imwe mu mihango buri kwezi. Wenda arabaza kutubaza bati ko umuntu ashobora gutaruka ukwezi kumara n'amezi angahe, nabyo bibaho. Ariko urumva ubuzima buba busa naho buhindutse bitewe naho ari, bitewe n'ibyo ari kurya, bitewe n'imibereho afite mu icyo gihe, ugasanga ashobora gutaruka ukwezi kandi atabonanye n'umugabo. Ibyo wenda turaza kugenda tubisobanura. Hanyuma kwa kujya mu mihango rimwe mu kwezi, mu by'ukuri nta tariki ihoraho. Nta tariki ihoraho yo kuvuga ngo nzajya mu mihango buri gihe, buri kwezi njya mu mihango ku itariki 5. Ari nacyo abakobwa cyangwa abadamu abenshi bakunze kwitiranya. Ugasanga aravuze ngo none ni itariki 13. Ubwo niba nagiye mu mihango uyu munsi, ubwo nzajya mpora njya mu mihango ku itariki 13. Ibyo rero bigatuma biba intandaro ya mbere yo kumugora kubibara, kubera ko yitiranyije ukwezi kwacu gusanzwe. Twebwe turi mu kwezi kwa 6, ariko we ari kukwitiranya n'ukwezi k'umugore. Icyo twita ukwezi k'umugore rero ni igihe cyangwa ni iminsi itangirana n'umunsi yaboneyeho imihango kugera ku munsi ubanziriza indi mihango, kuko iyo yongeye kubona indi mihango ubwo abatangiye ukundi kwezi. Aha ndatanga urugero, dufate nk'umukobwa yabonye imihango uyu munsi ku cyumweru ku itariki 13. Twebwe ku ngengabihe isanzwe y'umwaka turi ku itariki 13 z'ukwa 6. Ariko kuko we yabonye imihango none, ubwo none yatangiye ukwezi kwe. Bivuze ngo none ni itariki ye ya mbere. Kuko aribwo yabonye imihango. Ni ukuvuga igihe cyose umukobwa cyangwa umudamu abonye imihango, icyo gihe ubwo ni umunsi we wa mbere wa kwa kwezi kwe, ariko twita ukwezi k'umugore. We rero arakomeza akabara. No kuvuga twebwe ejo tuzaba turi ku itariki 14, ariko we mu gakaye ke cyangwa mu kubitekerezaho kwe, we ari ku munsi wa 2 w'ukwezi kwe. We urumva nta gihe ku kwezi kwacu kuzigera guhura n'ukwezi kwe, kubera ko twebwe iminsi igize buri kwezi igihe itandukanye. Dufite ukwezi kugira iminsi 30, tukagira kugira 31, hari no kwa 2 kugira 28 cyangwa 29. Urumva mu by'ukuri nta gihe na kimwe tuzigera dupfa guhuza. We rero niba aragakaye azabifata avuga ati okay, kuko buriya igihe cy'imihango gishobora no gufata n'iminsi 5. Hari n'abageza ku minsi 7 bakiri mu mihango. Uretse ko ubundi iyo birenze iminsi 7 tubagira inama yo kugana kwa muganga kugira ngo wenda barebe niba nta bundi burwayi bushobora kuba bwarabiteye. Iminsi normal bari ngahe? Iminsi ubundi akenshi kunze kuba ari nk'itatu, 4 gutyo, ntabwo ikunze kurenga. Ariko hari n'abageza ku minsi 5, 6 gutyo. Ntabwo rero ari igitangaza, ahubwo unyarukira ku kigo nderabuzima cyangwa n'irindi vuriro ryemewe, hanyuma bakagufasha, bakagusobanurira, bakagupima, bakareba. Hanyuma nibyo ndimo mvuga nti uwabonye imihango none ku itariki 13, ubu deja yanditse ko ari itariki ye ya mbere. Ejo kuwa mbere azaba ari itariki ye ya 2, ejo bundi ya 3, wenda hafi kuwa 3 ari itariki ya kangahe, ya 4. Urumva kwa 3 nihagera ya mihango ikame. Nikama ubwo yimazemo iminsi 4. Sibyo, niba yimazemo iminsi 4, we ageze ku munsi hafi wa 4, birumvikana twebwe
turi ku itariki hafi ya 16 cyangwa ya 17. Urumva nta gihe ukwezi gusanzwe azigera guhuza n'ukwezi kwe k'umugore. Nibyo rero bikunze kugorana cyane, ugasanga abakobwa barabyitiranya ati ngewe ukwezi kwanjye kuragoye kukubara bitewe nuko itariki nagiriyeho siyo nongera gusubirira. Ntabwo bishoboka. Urugero rworoshye tufate nka Noheli ba ku itariki 25. Ibiteka ari ku cyumweru se bivuze iki? Bivuze ngo itariki nimwe ariko n'ubundi minsi ntabwo ari imwe, bitewe nuko biragenda bifata umunsi bishingiye ku yandi mezi. Ukwezi k'umugore ko rero ntabwo ariko kwakagombye kubarwa, ntabwo yakagombye kwitiranya ngo avuge ngo itariki yanjye niyi ihoraho. Hanyuma kugira ngo bitworohere kubisobanura ndetse n'abaduteza amatwi barusheho kubisobanukirwa, ubundi habaho amezi abiri. Habaho ukwezi guhindagurika n'ukwezi kudahindagurika. Uti rero ukwezi kudahindagurika wenda reka duhere ukwezi k'umugore. Habaho ukwezi guhindagurika, habaho n'ukwezi kudahindagurika, nayo amezi abiri. Hanyuma wenda kugira ngo n'abaduteza amatwi babisobanukirwe, ngo ukwezi kudahindagurika n'ukwezi nabara we nafata ikaramu cyangwa akabibara uburyo bwose yabibaramo, akabara guhera kuri wa munsi we wa mbere. None ni ya mbere, none nibwo yabonye imihango, ubwo ni itariki ya mbere. Akaguma akabara akageza wenda ku minsi 20 n'urugero 28. Yagira ngo abazuwa 29 akongera akabona indi mihango. Bivuze iki? Bivuze ngo uko kwezi avuyemo kwari gufite iminsi 28, kubera ko ku munsi wa 29 yongeye kubona indi mihango. Ahubwo uwo munsi wa 29 arahita wugira umunsi wa mbere w'ukundi kwezi. Akomeza bare avuga ati okay, uko kwezi kugizwe n'iminsi 28, reka nongere mbare. Yongera bare ahereye kuri kukundi wundi munsi yaboneyeho imihango. Akomeza bare asanga ukundi kwezi n'ubundi haciye iminsi 28 yongeye kubona indi mihango. Yongera bare haciye indi minsi 28 yongeye kubona, afate nibura nk'amezi 6 akurikiranye. Abone buri gihe iminsi iri hagati yo kubona imihango no kongera kubona indi ihora ari imwe. Icyo gihe nibwo avuga ngo ukwezi kwanjye ntabwo guhindagurika. Yego. Urumva nta gihe na kimwe azigera bihuza n'amatariki asanzwe. Kuri uko kwahindaguritse ntabwo n'ubundi bakwiye guhera ku itariki, agomba guhera noneho ku kwezi kudahindagurika niko namaze gusobanura. Niho iminsi igomba kubingana. Ni kuvuga intera iri hagati y'igihe waboneye imihango n'ikindi gihe wongeye kubona indi mihango, iyo ntera igomba kubingana kugira ngo uvuge ngo ukwezi kwanjye ntiguhindagurika. Naribaje kuko guhindagurika none uguhindagurika n'ubundi ntabwo turi bujye kure. Aragenda abara intera y'iminsi iciyeho kugira ngo yongere abone indi mihango. Abone wenda ukwezi kumwe yafashe kwari gufite iminsi 28. Bivuze iki? Bivuze ngo haciyeho iminsi 28 mbonye imihango, nongeye kubona indi mihango ku munsi wakagombye kuba 29, ariko kubera ko yahise abona indi mihango ubwo yatangiye ukundi kwezi. Hanyuma avuga ati okay, none hari haciyeho iminsi 28, hongeye haciyeho noneho 26, hongeye noneho haciyeho iminsi 30. Urumva iyo ntera iratandukanye. Gutandukana rero bivuze ko ukwezi noneho kwe kugira ute guhindagurika. Icyo rero nicyo gihe avuga ngo buryo ukwezi kwanjye kurahindagurika. Akoze cyane, twigishe neza uburyo kwezi k'umugore cyari cyo ndetse nuko kubarwa. Ariko nanone mukunda kubyigisha cyane nkafasa ko hirya no hino mu buryo butandukanye. Umuntu ashaka kwibaza nibihe bibazo nubwo mukayatuza no kwakira ibindi, nibihe bibazo mukunze kubazwa iyo mwigisha ukwezi k'umugore? Murakoze cyane. Ibibazo byo ni byinshi na n'ubu n'ubundi abateze amatwi muraza kuba umwanya batubaze. Ariko muri rusange ibibazo bakunze kugarukaho ni byo gutaruka ukwezi. Akavuga ati se ni kuki umukobwa cyangwa dame ashobora gutaruka akamara amezi 2 cyangwa 3 atabona imihango kandi atakoze imibonano mpuzabitsina. Ubwo byaye rimwe na rimwe rega hari n'ugira impungenge akavuga ati se byagenze bite ko noneho haciye igihe runaka. Ibyo rero biterwa buriya kujya mu mihango. Kujya mu mihango ni ikimenyetso cy'uko umubiri uri gukora neza. By'umwihariko inzungano zishinzwe
gukora cyangwa ibice by'umubiri bishinzwe gukora ama hormone akora mu gihe donc mu gihe cyo gutegura imibonano mpuzabitsina cyangwa n'ibindi gutyo aba ari gukora neza. Hanyuma tuvuge njya nkunda gutanga urugero igihe habaye ari umutingito wigeze uba witwa tsunami, niwe tsunami. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abadamu bahariya niba ari mu gihugu banza ari muri Aziya, igihugu kimwe ntibuka neza, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko abadamu n'abakobwa baho bigeze bamara hafi muri icyo gihe cy'umutingito cyo guhangana n'ingaruka z'umutingito bamaze hafi amezi nk'atatu cyangwa 2 batajyabona imihango. Kubera iki? Arimo arahangayitse, ntabwo afite aho kuba, ntabwo afite icyo kurya, umuryango bararira, donc nta buzima bwiza afite mw'uwo mwanya bushobora kwemerera umubiri gukora neza. Ugasanga rero hashize igihe runaka. Rero akenshi nk'iyo abakobwa bahangayitse, nk'iyo ubona ubuzima butameze neza, ashobora gutaruka ukwezi cyangwa se yahuye n'uburwayi runaka mu bihe bishize bigatuma amara igihe atongeye kubona imihango. Ikindi kibazo wenda abakobwa bakunze kubaza ni noneho ni imyitwarire y'umubiri. Akenshi iyo umukobwa ari mu mihango ugasanga wenda agize kubabara mu nda, kubabara umugongo, kugira iseseme, kugira donc ibimenyetso nk'ibyo ngibyo kandi bikamubangamira. Rimwe na rimwe ukabona ahise yihutira wenda gufata imiti runaka kugira ngo bigabanye uburibwe. Nibyo umukobwa ashobora kujya mu mihango akababara kandi cyane. Hari n'ushobora wenda ntabwo bose bababara ku kigero kimwe, ariko hari ushobora kubabara cyane ku buryo avuga ati rwose iyi mihango Mana ishobora byose irambangamiye. Ariko kandi ni igihe gito, yaba ari igihe gito, aba ari ikintu kidasanzwe umubiri uba ugomba kugira uko witwara. Ahangaha wenda uko twabisobanura, wa muntu niba yagiye mu mihango, ndavuga twamaze gusobanukirwa ko imihango ni ugusohoka ko byari byiteguye kwakira umwana. Urumva muri cya gihe wa mubiri wari uri kwitegura kwakira umwana, hari uburyo wakoraga. Noneho habayeho ikintu kidasanzwe cyo guhakana ko ibyari biteganyijwe bitakibonetse. Bivuze iki? Bivuze ngo umubiri nawe urahita ujya mu bihe bidasanzwe. Donc bya bindi umubiri wari umaze kubaka bigiye kwitegura kwakira umwana bihise bisohoka mu ishusho y'amaraso. Bivuze iki? Bivuze ngo umubiri nawe ubwawo urahita ujya mu bihe bidasanzwe, bityo wa wundi ugiye mu mihango aba ashobora kuribwa mu nda, umubiri, ibice by'umubiri birakorana, ushobora no kumva umutwe uramuriye, ushobora kugira iseseme, kumva atagifite apeti yo kurya, kumva nta muntu, cyane kuzinukwa igitsina gabo, akumva rwose aho yahurira n'umusore cyangwa n'umugabo batakumvikana. Ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga iyo yose ni imyitwarire y'umubiri. Ariko kandi kuko imibiri y'abantu igiye itandukanye, izo ngaruka cyangwa iyo myitwarire iba ku kigero kigiye gitandukanye. Rero tunamara impungenge abakobwa, biriya ni ibihe bidasanzwe, ariko buri mukobwa agomba kwitwararikamo, cyane ko ari ibihe bitamara igihe kinini cyane. Akirinda ibihuha bimwe na bimwe. Aruza akakubwira ngo ugenda ufata imiti runaka, rimwe na rimwe ukayifata muri magendu ngo kugira ngo igabanye uburibwe, ugasanga yongereye izindi ngaruka mu mubiri wawe. Ariko ugomba kugana kwa muganga, wenda bakagusuzuma, bakaba bakugira inama, cyangwa se ukifashisha nk'ibintu bishyushye mu gihe uribwa mu nda, nk'icyayi gishyushye, utuntu dushyushye, ukirinda ibintu bikonje, ukagira isuku. Donc ibintu nk'ibyo ngibyo biragufasha kugira ngo ugume muri umubiri wawe ugume muri mood nziza y'imikorere. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma turacyari kumwe n'umunyabanga nshingwabikorwa w'umuryango Fasako, Bwana Kwahonias Theogene. Turi kumwe muri studio ariko gusobanurira byinshi ku bijyanye n'imihango no kwabara ukwezi k'umugore. Byinshi umaze kubisobanukirwa, ariko mu minota dusigaranye ushobora kugira ikibazo umubaza. Ushobora kuduhamagara kuri 0786641747, 0786641747, ukarasa ku ntego kugira ngo tubashe kumva ikibazo cyawe. Araza gusubiza. Reka twakira uwa mbere. Halo. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza.
noneho ngewe nta byinshi nabaza uwo mugabo, reka mbanze mushimire kubw'impanuro aba agenda atanga. nyine mwifurize gukomeza kunogerwa na gahunda ze yagiye ategura, kandi by'umwihariko mu gufasha urubyiruko nkatwe. sasa umugoroba mwiza, ndabakunda cyane nk'ikigurudu muri Akimana w'ikongo nile. yego abantu bari aho ngaho kongo nile basuhuze. sawa arakoze, arabashimira nka Fasako. turamushimira cyane natwe ibintu by'urubyiruko. hari utumesaje nka tubiri nza kugaruka hano inbox iwanjye. hello, mwiriwe ndewo. mwiriwe neza. duhuriza na Theogene. mukomere cyane. yego nitwa Murwana Alphonse. ndi Nyamushiki mu murenge Burangiro. reka ngushimire cyane ikiganiro waduherejeho unaduhereza, ahubwo nkabaza ese uyu muntu ujya mu mihango ukabona ko bisa nkaho birenze, kaza ari nyinshi, nta ngaruka ashobora kuba yagira, ikaza mu buryo bitakajemo, ikaza yisukiranya cyane, nta ngaruka yakagize. ubundi imihango ubundi yakaje mu buryo bungana iki? hari ikigereranyo gihari cyo kuba yakajemo? ikindi hari umuntu ushobora kuba atwite inyuma akazana imihango, ko hari abo nzi biba byagenze ute? murakoze. ubajije ikibazo cyiza, urakoze. murakoze namwe. mwakoze no mu Rwanda shyaka. wenda ku kibazo cya mbere aragira ati ingano y'amaraso ubundi yakagombye gusohoka igomba kuba ingana ite? buri muntu n'umubiri we biba bitandukanye, ariko ubundi imihango uburyo iza ni imitonyi, ntabwo yisukiranya nko gukomereka. iyo bibayeho bishobora guterwa n'uburwayi bundi runaka. twibuke neza ko buriya mu myanya ndangagitsina umuntu ashobora kuba afite ubundi burwayi runaka, nabwo bukifatiranya n'iyo mihango, cyangwa se afite n'ubundi burwayi mu nda cyangwa mu zindi ngingo. ariko inama umuntu amugira, cyane ko tutaba turi kumwe nawe ngo turamenya uburyo umuntu yamusuzuma, ni uko iyo bibayeho ko imihango yisukiranya nk'umuntu wakomeretse cyangwa mu bundi buryo dusanzwe tuzi amaraso, icyiza ni uko anyarukira ku kigo nderabuzima bakamufasha, n'abajyana b'ubuzima ngira ngo baramufasha. hanyuma ikindi yarabajije cyo kujya mu mihango umuntu atwite, ubundi mu buryo bundi tubyita kuvira kunda. kuvira kunda rero iriya ntabwo aba ari imihango nyirizina, ahubwo ni uburwayi ntabwo anyarukira ku kigo nderabuzima bakamufasha. ntabwo ari ibintu bihoraho, ariko bibaho. hari igihe umuntu ubona aratwite, hanyuma mu kanya akakubwira ati njye nabonye imihango. ikindi tunasobanukirwe ko amaraso yose aturutse mu gitsina ntabwo aba ariko yitwa imihango. ubundi imihango ni ukuba ibyari byiteguye kwakira umwana byasohotse. hanyuma none se umuntu utwite ibyari byiteguye kwakira undi mwana ni ibihe kandi atwite? ni ukuvuga ni uburwayi. uzasanga rimwe na rimwe n'umukobwa, tuvuge n'urugero mu ishuri abanyeshuri bakunze kuba batinya mwarimu yakinjira ababwira ati mufate impapuro tugiye gukora isuzuma bumenyi runaka, ugasanga baravuze ngo bamwe bahise bajya mu mihango. mu by'ukuri ntabwo ari imihango irategurwa, umubiri urawutegura, ahubwo ari n'amaraso cyangwa ni ubundi buryo bwo kwidefanda k'umubiri. wenda hasohoka amaraso, ariko ntabwo biba bivuze ko iri ari imihango. gusa nuko abantu nyine rimwe na rimwe tugenda twumva ko amaraso yose asohotse mu gitsina, by'umwihariko ku gitsina gore, yose ari bwitwa imihango, kandi ntabwo ari ariko. arakoze cyane mu Rwanda shyaka, nizere ko nasobanukiwe. witwa Ange yatwandikiye ati mbariza Theogene, ni ryari udashobora gusama ukurikije iyo mibare yakubwiye? ntabwo ari njye yibwiye kuteza amatwi radiyo Rusizi. ubara uri mu mihango, bijya bibaho ko umuntu ashobora kubibara? yego. ni ukuvuga ese ko babajije ikibazo ubwo ntashaka ko gusobanukirwa ni byiza. ni ukuvuga hari igihe twita, ubundi hari ibihe bigiye bitandukanye. hari igihe twita igihe cy'imihango, ni igihe umudamu cyangwa umukobwa aba agomba nyine donc hari busohoke amaraso, donc wa mubiri uba urimo
urasohora bya bintu byari byiteguye kwakira umwana. Icyo ni igihe cy'imihango. Twabonye ko gishobora gufata iminsi 2, 3, 5, hari n'abageza ku cyumweru. Iyo havuyeho igihe cy'imihango hajyaho igihe cy'ubwumuke. Igihe cy'ubwumuke ni igihe noneho imihango iba yakamye, ariko noneho igitsina kitari cyasubira kuri eta, sinzi uko ndi bubyite, kitari cyasubira uko mu buryo busanzwe. Donc no kuvuga ngo hariho igihe cy'ububobere budasanzwe bitewe nuko hasohokaga ari amaraso. Hanyuma hagafata indi minsi 2 aricyo twita igihe cy'ubwumuke kugira ngo igitsina cyongere gisubire mu buryo busanzwe bwacyo. Hanyuma iyo havuyeho icyo gihe hajyaho igihe cy'amahirwe nayo atari 100% yuko umuntu ashobora gukora imibonano mpuzabitsina ntasame. Aha ndabisobanura ngendeye ku imibonano mpuzabitsina idakingiye idakingiye ntasame. Aha ndabisobanura ngendeye kuri bwa bwoko bubiri bw'amezi, ari ukwezi kudahindagurika n'ukwezi guhindagurika. Ubundi ku mukobwa ufite ukwezi kudahindagurika, mbibutse ko n'ukwezi iminsi intera iri hagati y'imihango n'indi igomba kubingana. No kuvuga imihango y'uku kwezi n'ukundi gukurikiyeho. Iyo abaze wenda abenshi mu bagore cyangwa abakobwa bagira ukwezi kudahindagurika, akenshi kuba kugizwe n'iminsi 28. Rero afata iyo minsi 28 cyangwa niyo yaba 29 ariko idahindagurika, idahinduka na rimwe, arayifata agakuramo 14. 14 ni umubare wa formule z'abahanga mu by'ubuzima. Hanyuma tuvuge niba ari iminsi 28 nukuramo umubare 14 uraza kubona n'ubundi 14. Bivuze ngo guhera cyagiye yabonye imihango kugera ubaza ukagera ku munsi wa 14 nicyo gihe twita igihe cya ovulation, donc guhisha kw'intangangore. Noneho kubera ko yantangangore twavuze ko ishobora guhisha ariko igategereza intangangabo, ikayitegereza nk'iminsi 3. bivuze iki? Bivuze ngo guhera kuri uwo munsi wa 14 wongereye indi minsi nk'itatu yo gutegereza ukagera ku munsi wa 17 n'ubundi wa muntu akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye yasama. Hanyuma intangangabo nazo iyo zitanze intangangore nazo zirayitegereza. Bivuze iki? Bivuze ngo niba guhisha kw'intangangore kwabaye ku munsi wa 14, intangangabo nazo kuko zishobora gutegereza nk'iminsi 3 cyangwa 4, ziramutse zihageze ku munsi wa 11 n'ubundi kwa 14 byacakirana. Bivuze iki rero? Bivuze ngo guhera nibura ku munsi wa 11 kugera nko ku munsi wa 17, uretse ko ni byiza ko ushatse wahera ku 10 ukagera kuri 18 kugira ngo wagure utaza kwibeshya, kuko umuntu ashobora gufata iminsi gutyo ariko akibeshya ku masaha. Hanyuma icyo gihe akavuga ati iki nicyo gihe bita igihe cy'uburumbuke. Icyo gihe cy'uburumbuke rero ni igihe uba ufite amahirwe 100% yuko ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye no kuvuga udakoresheje agakingirizo. Icyo gihe urasama. Hanyuma ikindi gihe nyuma y'iyo minsi ukuyeho igihe cy'imihango, kuko sina byiza gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'imihango, ushobora kwanduza uriya mudamu cyangwa uriya mukobwa indwara, cyangwa akazi kwanduza mu buryo bworoshye, cyangwa akaba yanakomereka. Ntabwo ari byiza gukora imibonano mpuzabitsina ari mu mihango. Hari ababikora ariko mu by'ukuri ntabwo ari mu buryo buba bwumvikanyweho. Birashoboka kuko ushobora kuba ufite umuntu yagufashe ku ngufu ntiyite ko uri mu mihango. Ibyo birashoboka cyane. Hanyuma kuko ufite ukwezi guhindagurika, we ashobora kubara amezi 6 akuyikurikiranye, akavuga ngo ese muri aya mezi ko ari 6 ukwezi kwagize iminsi myinshi ni ukuhe? Ese iyo minsi ni ingahe? Wenda akabara akavuga ati ni iminsi wenda 30. Akongera akavuga ese ni ukuhe kwezi kwagize iminsi mike? Akavuga ati wenda ni ukwezi kwagize iminsi 26. Ayo mezi yombi akayafata, yarangiza agafata kwa kwezi kwagize iminsi myinshi 30, agakuramo umubare 11. Akongera agafata ukwezi kwagize iminsi mike, agakuramo umubare 18. Mbibutse ko iyo mibare yaba ari 14 nigeze mvuga, hari 11 tuvuze none ndetse no 18 ni imibare ya formule, ntabwo ihindagurika ye. Hanyuma nafata ya minsi 30 agakuramo 11, arabona 19. Nafata 26 ya minsi yabaye mike mu mezi 6 akurikiranye, agakuramo 18, arabona 8. Bivuze iki rero? Bivuze ngo guhera ku munsi wa 8 kugera ku munsi wa 19 nicyo gihe cye cy'uburumbuke. Yego. Ikiganiro cyari cyiza cyane, cyari kiryoshye ku cyumva ndetse n'ibitekerezo bitandukanye mwatanze byari byiza. Reka tubararikire n'ubundi ko tuzongera tugahura ku cyumweru.
hari ubutumwa babaha kugira ngo ubutaha bazagire gute bazakurikire iyi nsanganyamatsiko. Abakobwa benshi bayikurikiye, abamama benshi bayikurikiye, papa benshi bayikurikiye, abasore ubwo bagiye kujya bafasha abashiki babo cyangwa se abagore babo muri kubara ibi bihe, yaba ndetse n'abandi bajyaga baseka umukobwa ugiye mu mihango y'umutunguye nazi kubara ibihe n'iki. Nizere ko hari icyo basigaranye. Hari ubutumwa mwabagenera tugana ku musozo tw'igihugu. Yego murakoze, ngira ngo ubutumwa cyane cyane wenda nko kuba bagiye mu mihango bwa mbere cyangwa n'abatazi kuyibara, nuko batabifata nk'ibintu bikomeye, ahubwo akicara akumva ko no mubiri we agomba kwitaho. Ikindi ni ukutaha agaciro ibihuha bimwe na bimwe bigenda bivugwa. Umuntu ashobora kukubwira ngo uri mu gihe cy'uburumbuke cyangwa nturi mu gihe cy'uburumbuke, reka dukore imibonano mpuzabitsina, ukisanga ejo bundi wasamye bitewe n'uko utabihaye agaciro. Ikindi wenda ni uko dukomeza gusaba abakobwa ndetse n'abadamu kugira ngo igihe cy'imihango kibe igihe cy'isuku, akora isuku, akoresha ibikoresho bisa neza. Ikindi ni ukudakora imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'imihango kubera ko ushobora kwandurira mu indwara.